isoko ya Nyabarongo ikeme cyo kwikinda Jose inganzo mu maganyanga nyiri u Rwanda n'abanyarwanda abarukunda ni mutabare gwenda kugwa mu Rwabayanga dufite inama tutazi imvano kuko imvugo ziri mu rujijo kuri nyako kukarinjeho kureba inyanja n'amayobera murabizi inyanja ituzura mu itumba ntitumuzizi mu mpeshyi inyanja yivumbura ntawe uyivuze ikamira amazi ikamira ibyombo ikiyoberanya ikabiyeze inyanja yica ariko ntiyicuze kandi ntike mu butabera ingero ibyawe birandenze inzuzi zose niyo zijyana tubona ziruka buri munsi kumenya imvano bikatugora nyamara burya zigira isoko zigira imvano ntabwo mbeshya nta mugezi rero utagira isoko ndumva twese ariko tubizi kandi isoko iyo ariyo yose bugitangira ari amaninda na Nyabarongo mujya mureba nuko itangira ntabwo mbeshya imbere ya Mwogo hari amaninda Nyabarongo rero ntabwo yambuka n'ibirengirwe murabizi n'uruzi rw'ishoro ruramujyana nk'umunyarwanda uvuka i Rwanda ukunda u Rwanda n'abanyarwanda ndateza ubwega abafite ubwenge kuko ubwana buriho none mbona butwarwa na Nyabarongo kandi iteme ryo kwikinda ryarakindanywe n'abatwara nta mutindi dufite u Rwanda ku buryo atatubonera inkunga uretse inkungu zizirata ko zizi koga nka nyiramazi zikaba zumva iteme dushaka ritari ngombwa ku banyarwanda nyamara ndumva byaba byiza iteme rikinzwe tugatabaregeza ibibondo bizira amazi ndetse u Rwanda umubyeyi wacu si ugushoma niko mbireba twebwe twese tukaba abana duhuje ururimi rero kandi turwumva twese rwose udasize n'umwe n'ugeretse n'izindi myiza aba yahashye nubwo dufite amoko twese dusa amasura wenda uretse Nyamweru ubundi igihugu cyacu ntikigira umuzungu abo tubona uyu munsi bazutse vuba cyane yitwa abanyamahanga abashaka rero gushoboka mu ndimi z'amahanga nibo baduteza ubushyamirane ururimi rwacu tuvuga i Rwanda Kinyarwanda tukige neza ishingiro ry'ubunyarwanda umugani rero ugana kariho murabizi ururimi rubi rutanga urubibi abanyamatiku nibitonde dufatana umugisha ngo byinini dusigasira igitabo n'uducunda amatara byara amavuta ryatara ry'urukundo nta muyaga urihuha icyo gihe rero tuzaterura intango rutankanda y'amahoro tuyiterekera abanyarwanda nidusomera rimwe twese inyota izashira u Rwanda rwacu rufite abana batatu rero nta ndahekana rwabyaye kubera ubuso buto rutunze Gatwaga utuna gatutsi n'abana b'abanyarwanda ubanganura aho rwaba hose urwamo rwaza mu banyarwanda upfuye kandi aho yagwa hose u Rwanda rwaba rubuze umuntu ndi muto cyane umariye imyaka mu bumenyi kandi ndi hasi cyane ariko impano marira Imana imata cyane kureba u Rwanda urwakera mu bihe nazi urwa none turi kureba n'urw'imbere mu bihe by'ejo n'ugusenga dushize amanga ndabaza rero bakuru banje babakambwe baciye ubwenge intango y'intambara mu Rwanda kuva kuri Gihanga wahanze u Rwanda ari nayo badukanye Gihanga ingoma zose n'abami bose udasize n'umwe wabaye u Rwanda iyo yabarinye none ejo mu bitondo bugacyatanze uzambarira uko wabibonye cyangwa wende uko wabibwiwe urebe utirebye mu bwoko bwawe aho uzarebe muri rusange nk'abanyarwanda Gatwaga utuna gatutsi maze umubiri uko wabibonye ntabwo twakwambuka Nyabarongo tugenda inkombe kuko nta nkomane igira ndabizi nta n'igitsinda gasani ukuri kwambaye ukuri rero niko nyashaka ngashakisha maze ngatanga inama mfite ku Rwanda ntawe ndwanya maze abarwayi bakifuza icyo kurwana ngenda birwanya nubwo none bikiri ngombwa ariko iherezo riri hafi ibya none ntawe mbibaza ndabireba ntacyo wakora ngo njijishe inkima yuriye igiti ndeba ubwo rwose bwo ku mugongo kiri hasi narabubonye imaze kurira igiti rero nyuzi kunda uko yakabaye ibiri mu nda nabyo ndabizi irasura nkumva maze umuntu kugakwira hose yaba irwaye inzoka zo mu nda igatura amanga tubudatuza maze itutura ikayirenga ntabwo rwose turi impanga ku buryo impano yaba impamvu ibya data ndavuga u Rwanda nicyo turwanira buri munsi nta muhanga mukuru wacu nta munani yahawe tuzi n'umuhererezi umuti wacu nta ngarigari yagabanye none data ko nta munani w'umwihariko yatanze tuzabyana tugeze ryari ninde rero nyiri uru Rwanda ngo rutere imirwi turebe maze urwamo rupfika i Rwanda iyo ndwara iri nk'amateka mu muco mwiza wa gipfura nta maco y'inda birimo nta bice nta duco nta munyarwanda wicunye ibintu byose bimeze neza iri neza biturimo ndabaza urungano rwa none rufite imyaka 40 ndateza ubwega abafite ubwenge ntera ubwema ngarura ubwenge kuko ubwana mbona ari bwose kandi imfubyi n'abapfu benshi baturimo ninde wanditse ayo mateka ngo yane ntangire ntanga inama kunga ubwoko hari ubwungo biraruta rwose kuvuga yuko nta bwoko buba mu Rwanda kandi indwara igaragara reba ubwoko bumaze imyaka itabarika nawe bwawe uzi icyo uri cyo none wowe urabesha umwana ko yavutse atagira ubwoko wumve nawe icyo kinyoma ese ubwo urumva bifite injyana igaragara
twitaka n'abazungu kandi rwose bazira kandi twabizemo urumaku kera cyane batari bazi. Ntabwo mvugira ubwoko, ndavuga nk'umunyarwanda uvuka mu banyarwanda kandi ukunda u Rwanda. Twabuze urukundo rukunda abandi uko twikunda, niryo shuri turimo none rikabifungurwa ryaturenze ritari ryabona ishusho nyayo igaragara. Amahoro arambye mu Rwanda rw'ubu ntabwo ashoboka simbabeshya, tubangamira u Rwanda rwese. Ni nacyo nshaka ngo kibe intangiriro y'ubwiyunge buzira amakemwa n'amakenga ariyo yose. Ubwiyunge bwabo buva mu mitima, nta nzibiko y'amategeko, nta ndeshyi y'uburyo bwose. Ikibi cyose tugiye Imana, imanza zose zihaza akato. Kuko haramuka yishyuze buri bwoko ibyo bwisha byose butwara igihugu, rwose ndahamya yuko nta bwinshi bwaboneka bukwiye butanga ituze mu Banyarwanda. Ibibi byahise byo ni byinshi kandi numva nta bwoko bwa bubwere kuko ubwandu bumaze iminsi, ni nayo icyorezo cyavuye, ni nayo mvano y'intimba ahubwo twese dufite mu nda. Inzirakarengane zo zirazwi, ariko rero kuzira icyuho niwo mushinga uzana ubushake n'imbarutso y'imbaduko ndengakamere yatugabira ituze. Ninde rero ufite umutuzo n'izi ntambara zidacika abana b'Abanyarwanda bicana buri munsi? Uwaba rero afite akaryama rwose afite umutuzo yaba atavuka i Rwanda, ndetse ubunyamahanga nabwo ntibumukwiye. Reba nsigaye ndi umwe kandi mva mu muryango ntazi umubare wacu, ntibagiye imiryango yazimye ubuzira imbuto rwose aha muri Kongo. Ushaka nyumve neza twubake ejo hazaza twebwe abariho none rwose aho ntahacu. Njyewe ndavuga u Rwanda rw'ubu ndi mu kureba, kandi ndavuga u Rwanda rw'ejo n'ejo bundi mbwira amoko yose. Inzira izana amahoro i Rwanda nshaka nawe ushaka, ni itagira ikoni twanze kumenya Imana rwose tuzeyuke. Kwicuza niyo ntango, kwicara ku gasambi, guca bugufi rero rwose ni nk'urwego rwagera ku ntego. Duhe Imana imitima yacu twese nta buryarya, maze uburyamirane bwimukane ikimwaro. Twange ibyaha biteze ibyago mu rwatubyaye, tuba abana b'Imana ishobora byose. Bwa butatu butuye u Rwanda, Gatwa, Gahutu na Gatutsi, bubu ubutatu bwatowe n'ubutatu butagatifu bwo mu ijuru. Ijuru ry'iwacu rijojoba imvura nziza izira umuvundo, dusangire uduke dutunze mu musangiro w'isengesho. Rwa rukundo rutuye iwacu kandi ruri mu bacu. Ubucuti nyakuri ari umuco wicaye iwacu i Rwanda, maze igicu cy'iwacu gicumbi neza, urukundo ari rwo rukora byose rwose mu bantu bose. Ndamamaza urukundo nshaka mu Banyarwanda rwaza rusuka isoko nziza itagira isayo. Ndamagana urwango rwangana nta mpamvu, namamaza urukundo nshimagiza abakunda. Kuva kuri Gihanga kugeza kuri uyu munsi nshaka ko abejo haza twakora agashya keza kazanye n'urukundo. Kandi si ngombwa imari kuko dufite Imana, nubwo nayo ari ngombwa ariko kuyikoresha byisha abami benshi. Ingoma y'ahazaza ni ingoma ivuza impundu, si ingoma ivuza impanda. Ni ingoma izira impuha, ni ingoma izira ingona, nta ngoma izaba i Rwanda. U Rwanda wisambabwira ndata kuri uyu munsi mvuga ntavuma umwanzi, nkumbuza abarukunda nkangura abarushaka. Ni indiri y'urukundo, ni indamo y'abashonji, indamiro y'abakambwe, irerero ry'amahanga, ingarigari y'Imana. Si urw'abanyamashuri ni urw'abanyabuhanga, ntabwo ibihangange birufitemo imyanya. Ndamamaza urukundo n'amazi yaduhanze, niyambura uyu mwanzi w'uyu mubiri ntunze. Nubwo nkiri mu bisi nasaba roho nziza nkiga gukunda Imana, mbanje bagenzi banjye bose ntarebye ubwoko rwose kuko urukundo. None se kwica umuntu n'ubundi kandi azapfa wenda azize uburwayi cyangwa se akagwa ahandi wowe ukamwirenza, urumva atari igihombo? Nubwo hari ibihumbi byinshi biturwa ngurwo, mbona hari ipfundo rigomba gupfunduka. Ndamamaza urukundo wa muzi w'ubugingo, urwego rugana iwacu mu ijuru ry'abakunda, rya juru ry'urujeje rizira urwijiji ryuzuyemo urukundo ryaturemewe twese. Si ijuru ry'abajura, si ijuru ry'abakungu, si ijuru ry'abatunzi, ni ijuru ry'abatanga no ku duke batunze. Ndamamaza urukundo ndareka Abanyarwanda kwita ku myitozo itagigana urukundo. U Rwanda wisambabwira ntirwigeze ruba i Rwanda mu ngoma zahabaye, nubwo ingoma y'ishakwe izabivugira hose kandi ivugira bose. Abana b'Abanyarwanda Gatwa, Gahutu na Gatutsi bataramana ubudatana. Izabigabira bose yigoberwa abatindi b'abakene bo hasi, itindi iteme rikwiye ryambuka buri wese. Tuziyereka abazungu twambaye uruhu rwera, twicaye ku gasambi twese dusa n'inyange, twuzuye ubwitonzi, mbese ari nk'umutako utatse ku muteguro. Bazisomera barebe bumve tutababwiye, bakore bikoresha bose bazira ibyuho, ndetse banihohora ku bana b'Abanyarwanda.
hazaba ibitangaza benshi batinya Imana maze idarapo ryayo ryurire barire. Tuzahuruza amahanga kandi tudatabaje, haza umubare mwinshi rwose w'ikirenga kubw'ikirezi cyiza kizihira umuryango mwiza w'Abanyarwanda. Nta gahora gahanze ni igiti cy'umuhanga kandi hari umurinzi wa muko badakunda. Ku kivumu cy'iwacu kwa sogokuru i Rwanda niho kuri gakondo abana bato baraha mujye mubibabwira. Babona tuzerera twiruka mu mashyamba rwose ntibazi impamvu impagarara ni zose, kwangana no gukunda nabyo birabarenze. Turunguruka bareba twiruka tubahetse inshuke bazihonyora dusiganwa n'amasasu, bombe zituri nabi bikaba nko kurota. Nitugera mu Rwanda za modoka zihinda nazo bazazihunga rwose bifite agahinda. Twebwe abafite ubwenge twumve ko tubahetse atari mu mugongo no mu mitima yabo dufitemo uruhande. Uko tuzaba rero nabo niko bazaba. Duca bugufi rero twubahiye duhanze kuko ifite umugambi kandi kabiri hasi kwigaragaza hose. Abafashwe n'amahanga mu gihe cyo guhunga bagezweho imanza bagaca mu rukiko rwa rukaniza ahandi. Bamwe bazataha baze bakuza Imana kuko ifite ububasha mu byo yaremye byose. Ningozi k'uyu munsi kubw'amakuba ndeba n'ubupfumu bupfuye kubw'amakuru numva byaba ari n'amayagwa kuko ibiterabwoba byibasiye umuryango byusuka ubudasiga. Nyamara rero reka mbabwire, ni inzira nyabagendwa ku banyuze mw'iri shuri basomye badasiba, bumvira uwadutoye beretswe barareba, basize ibyiza byinshi bigomwa bataryarya, binjira mu ruhando bahamya badatinya, berekana amagorwa yibasiye umuryango. Bateruye urusinga bubura telefone, ijwi ryaduhanze ryongera kudusanga, ryahishuye byinshi byo mu gihugu cyacu ndetse rinatubwira isubizo ry'urugamba kuri urugaga rwacu. Isezerano rusange ryongera kwizerwa rwose murabireba. Tubona ibimenyetso twakiriye umusanzu igasoza murabizi nta kibuga cy'indege kigeze kiharanga, ariko agaseke kaho kaje gatose neza n'abatazi Imana bibuka kwishima. Si icyo gusa yatanze, Kamena n'ejo bundi yerekanye ububasha igaragaza urukundo ifitiye umuryango. None muri iyi minsi mbona nk'iy'umwisho twagaze ku rugamba rwambariye isi yose, twambukiranya inyanja umwanzi aramanjira. Abari bafite ubwoba bongera kwizera rwose murabireba. Ni igihe gito rero tukajya ku rugamba rwa rundi rw'umwisho ruzuzurirwamo byose maze tugatabarwa umwanzi akaburi yajya. Gusa dusenge cyane ni iminota mikeya mvuze ko ari iminsi byaba ari nko kubeshya. Irya mukuru riraje twarigaye gutinda nyamara riratashye. Ntumbaze ingabo nyinshi, ntumbaze ibikoresho, ntumbaze uko bizaba, saba umusumba byose akerekezo mu mwuka maze ugira ubutwari. Turasabwa urukundo twebwe abaruri hanze maze ubumwe bukwiye abakuriye mu kaga bukaba nk'umusinge twubakiyeho twese. Nitugera mu Rwanda igisomo ry'urukundo rizakurikira benshi kuko imbaraga zose ziri mu mubiri tuzi zizaba ziboshywe hasi byose bikora Imana kandi tukatukumva. Nibi bivugwa none twumva ari nko kurota mu gihe cy'urugamba bizabona buri wese. Marayika w'urugamba ngundi kumureba ntazaca badatabaye turizo ni mu Rwanda. Mutindite na dutahe intorezo sintizo intambara n'inkindi rwose y'inturo. Nindinda abahizi umusizi mu mashyamba yo muri Kongo mugira Imana murakaramba.